kandi nabicangura azakora nyine igikwiye gukorwa, zakoresha itegeko, zakoresha umurongo. Sinzi mu byo wambazaga ese turabaha suspect turabegezayo dukoresheje amabwiriza yemewe amezi angahe 3 hinjire mutazatwishyuza. Ntituzafata rero ukorera ubuntu ngo tujye guha akazi utwishyuza kandi ukorera ubuntu ari gukora ko wahembwaga ari gukora. Yego wabyumvishije ndiko byumva. 3 twirinde imanza. Noneho uyu nawe urubushake igihe tuzamubwira tuti egerayo nyiri umuringa yaje atazatureka, kuko nyiri umuringa w'impamvu igomba kuza impamvu igendanye na ya mavugurura wavuze by purpose by mission by. Okay, iminsi 90 cyangwa amezi 3 yego bamaze gusinya kontra yuko bazakora badahembwa kuba umunyamuhamagaro kandi usimbuye umuntu, bagasinya kontra yuko batazahembwa. Umva rero ntabwo bano tubaye clear abo bantu bahembwaga yego ntabwo bazabagarura kandi harabonetse abasimbura bakanabisinya badahembwa atazahembwa. ubwo surumva wagarura ubu rero no wari ufite gahunda yo kuntera ibuye nabanza ngo arebe ibyo mvuze. Reka tubisubiremo neza. Jakubwira aba bantu ngo bamaze bamenye yuko kubagarura bidahari, kuko ibintu byari byarateguwe nta bihari. Iyi minsi 90 babahaye niyo kugira ngo babanze biyakire. Ngewe ndetse sumo 16 wonyine nuko babwira Morodekayi ubutumwa bwa Esteri. Morodekayi nawe arabatuma asubiza Esteri ati we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu bayuda bose kuko uri mu nzu y'umwami 14 kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Iyo turi kumwe n'umukiza wacu atuyobore inzira nziza abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro masa. Jumwizera kandi jumwumvira ujunyurwa na Yesu mukubaho kwa wibuke ko impamvu nge navuze ngo ikiganiro tugikoreho muri covid Imana yigeze ntumwa kuyitorero yaragutumye iravuga ngo ije kuvugurura irongera irambwira ngo kandi na nyuma yaho ntabwo irarangiza kugira gute kuvugurura. Niyo mpamvu navuze ngo iki kintu tukiganire dushingiye no kuko Imana yari yantumye kuri iyo message. Erega ibibazo abantu iyo babivuze bagutera amabuye gute. None se ubivuze wakiye message zingahe? Wakiye izikubwira ati gumamo urimo, ariko wakira n'indi bati ubwo nawe uraje witwa umwana w'ubugingo ategama natera gatebe umuganirize ahantu uravanamo ikituma ubugingo bwawe bwakora amaboko mu mufuka. Ndababwira ijambo riri muri Yesaya akoresha ibyanditswe bivuga ngo nimuvuge ko abakiranutsi bazavuga neza kuko bazatunga n'imirimo y'amaboko yabo. Hanyuma iyo tubivuze n'abantu ngo mwikundisha abantu isi ibintu bibiri rero mu byose sindi buvugeho, nta nubwo ndi buvuge ku bintu bitandatu byaranga ububyutse, ahubwo ndumva ashaka kuvuga ku kintu bita ivugurura. Iyo tuzayigire part 2 izabe part 2 yego, kugira ngo abantu tuzaza kuri part 2 ukarwanisha umubiri. Ntabwo bishoboka, ntabwo birashoboka.
nukuri kuko wari ukwiye gusenga none rero umubabaro wawe ni wowe umariye mu kushiramo amakofa birarangira amakofa ari yagaragaye kurutaho bivuze ngo muri izi mpinduka umwana mu gakiza yarwanisha umubiri cyane rwose urakoze cyane umwana mu gakiza mu mpinduka akoresha umubiri ari nayo ngaruka tugezemo ndaza kubivugaho neza kuko mfite message irenga itorero rya DPR ikagera mu matorero muri rusange kuko iyi message ni igendereye kugira ngo amatorero n'ayandi matorero yose akanguke kandi avugurure ibintu ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze dore umukiza araje nimwibuke ya munsi y'umurotemu isabira gupfa azira mutabara Dawidi wari umushumba bimuhindura umwami muri bene se bose bimuha icyubahiro iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara iyo ni Imana niyo n'imbaraga dore iyo ni ubasha kanije gutabara. Yes, murakoze cyane. Reka tubashimire mwese abadukurikiye abo tubana umunsi ku munsi, abantu benshi munzi dusanzwe tubana kuri Mos TV, ariko kandi uyu munsi hageze na Ntuma Ministry cyangwa se Ministeri Ntuma abantu bemera ko ijuru ribatuma cyangwa se Ministeri yo kwemera gutumwa. Yego, reka tubwire abadukurikiye rero bari mu mpande zitandukanye, abari mu Rwanda, bari mu Mujyi wa Kigali, abari mu mahanga cyangwa mu bihugu duturanye, ababasha kumva ururimi tuvuga, abasha kumva Ikinyarwanda, aho muri mwese reka tubabwire ngo umwami abishimire kandi narangiza abishimishe ibyishimo bingana n'iminsi mwababarijwemo. Reka mvuge iri jambo babwire ngo ahari kurira bararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Tubabwire rero ngo turabakunda, tubaza ku mutima, ndetse n'iyo tubasengera tubazirikana. Ikindi turi hano ku bwanyu kubera ko mudahari natwe ntabwo twaza hano. Tubabwire rero ngo ijuru ryadutumye kuri mwe rifite impamvu. Musanzwe rero muvuga ngo muri kumwe n'umuhanuzi. Noneho rero uyu nawe n'umuhanuzi nemera, ndamwemera n'Imana irabizi. Yesu, ntabwo tuza kurata ko turabahanuzi, ahubwo tuje kuvuga ikimana ikorera mu bahanuzi. Amen. Kandi mwibuke ko hari abahanuzi b'ibyiciro bitandukanye. Yego, hari abahanuzi b'amarangamutima. Yego, hari abahanuzi bahamagawe cyangwa se bakorera mu cyene wabo. Yego, hari abahanuzi bavangiwe. Yego, hari n'abahanuzi b'ibinyoma. Yego, hakaba n'abahanuzi bayobowe n'umwuka w'Imana, wa wundi uvuga ngo havumwe, uvuga ngo iravuze itavuze. Rero kumwe nawe yewe ndi mushumba, mubyibuke nitwa Reverend Pastor Moise, ubwo ndabirangije. Abantu mwese mubimenye, uyu munsi ntabwo ngenda umuhanuzi cyane, ahubwo ndakorera mu mwuka wa gishumba. Yego, mbihesha umugisha. Nawe hanure mu izina ryawe kuko umwuka guha, kuko hari igihe twabivuga burya abantu bakaza kugira ngo umuntu abyishakamo, ahubwo duhanura ku mwuka aduhaye. Yego, nagiraga ngo rero tudatinze ndeke bashiki wacu asuza abantu b'Imana bamumenyereye cyane, bamuzi kuri Ntuma Ministry, ariko murabona ko ni kuri Mos TV yahageze. Imana rero yabadutumyeho. Amen. Nukuri Imana yadutumye. Niba koko wemera ko uri umwana w'ubugingo, wicare utera agatebe, nibyo umenye iki Imana igushaka. Hallelujah. Kandi iki gihe kiragoye, nubwo tubivuga abantu bakabifata nk'ibisanzwe, ariko turifuza ko twavuga ibintu bingana n'uko Imana iduhaye. Hanyuma naramwakira ndagira ngo mbabwire ngo ubu turaza gukoresha impano zose, no kuririmba n'ibiza turabikora, kandi turabasengera. Mbere yuko rero dusenga, ushiki wacu nabanza basuhuze, abibwire, namara kubibwira ndetse tunamuhe ikaze kuko adufitiye agaseke keza
ngewe ndabizi ko Imana yamupfunyikiye. Kuri Numa Ministry ndabasubuje mu izina rya Yesu. Amen. Kuri Mose TV ndabasubuje mu izina rya Yesu. Hallelujah. Ndi Mama Evangeliste Mukaribia Pascal. Tumutware n'abana. Ndi umupantekote. Yego. Imana ishimwe. Hanyuma umushumba uyu mureba no kuri Ntuma niho mumubonye bwa mbere. Uyu nguyu utamuzi yaba atarateraniye muri Kigali. Ariko ndavuga ku bantu bateraniye muri Kigali, hano Nyakabungo, hari ya Sejemu, Igihogwe, n'umuhanuzi w'Imana kandi akaba afite n'inkoni y'ubushumba. Ugiye uri umushumba uri n'umuhanuzi, yewe data we ntabwo utakara, ahubwo ugenda ukomeza ukurura, watragitinga abantu ubakurura. Bya bindi abantu batinya gusengera umuntu urwaye, umva afatiraho. Narivuze ngo umuntu wese wumva ufite ikibazo cy'umubiri, ku burwayi, ku mutima, ku muntu w'imbere aragufasha, no ku muntu w'inyuma. Hano turi mu isi tukeneye ubuzima, naho iyo mpano Imana yarayimuhaye. Hanyuma nakubwira ngo uzatege indege uze, ntuzabitindeho kuko uzataha ukize. Ayo mavuta Imana yarayamuhaye. Hari ikintu kimwe ngira ngo nkubwire. Iyo ndi kuvuga nkabwira abantu ngo abantu bareke kwiyamamaza, bagira ngo ni bya bindi numvishe bavuga kuri mwene data ngo akabya gukizwa ngo yigaragaza nk'umukiranutsi. Ariko simba mbere twarabaye. Iyo tuza gutera kamera tugaragaza abo dusengera, abasazi, abarwaye indwara, ni bya bindi byose. Yego. Ahari isi yose iba yarashitse ikazi wawe. Ariko sicyo cyari kigendera. Kuko na Yesu ntabwo ari rwo ruhushya duhaye. Yaraduhaye ruhushya ngo niba mubikora mubikore mu izina ryawe, kandi mubikore kugira ngo nubahwe. Amen. None abantu kuki bashaka kugira ngo bamenyekane kuruta Yesu bakorera? Hari umugaragu utashebuja? Ntibishoboka. Yego. Ntabwo ushaka guca mu ijambo ko ndakumva. Icyo nashakaga kubwira abantu muri ibi bihe, Yesu yaje gushaka no gukiza. Yego. Si byose? Kandi ubutware bwa Yesu nibwo yadusigeye cyane kugira ngo dukore mu izina rye cyane. Rero kuvuga ngo umuntu ngo akabya gukizwa, none se ararata shebuja? Yagize amahirwe yo ngo nabikabye. Imana ikugiza buriya njya nkunda no kubwira abantu ngo agakiza katari igisoryo, ibindi birakadomina. Igihe cyose watetse ibyo kurya, umunyu utumvikanyemo, ikimubwira ko utumvikanyemo wongeramo. Abantu ubundi baravuga ngo tukabya gukiza, ariko umuntu uzi imirimo ya Yesu, uzi inkuru za Yesu zose, mbese ubuzima bwa Kristo, umuntu ubuzi wabusomye muri Bibiliya neza, mu butumwa bune bwa Yesu Kristo, ashobora kugera ikirenge muke. Nta nubwo ari ugushobora, ni itegeko kugera ikirenge muke, ugakora muri misiyo yadusigiye hano. Kuko iyo misiyo yabanje kuyitoza intumwa ziradutoza. Imana ishimwe. Rero mushumba, reka mbe ndekeye aho kuko siyo standard y'uyu munsi, ariko tugomba kubivuga. Kuko iyo ufite imbabazi, urukundo, uburwaneza, urahugura, uratesha, ubu umujyanama, kandi ukaba n'umuntu usana imitima yangiritse. Tubwire n'abantu ko tubasengera. Icyo waruvuze ati nakubwira gutega indege ntuzagawutinge, uzabyumve cyane, ariko uzanamenye ko ntago tukubwira gutega indege kubera ngo tugusabe ibitambo. Reka. Turi mu gihe Kristo ashaka kugira ngo yishe icyubahiro. Mu mpera z'umwaka turi gusenga, Imana yaratubwiye ngo icyo umuntu yagaburiye icyo kigiye kubyibuha. Niko bimeze. Kandi ngo twirinde abantu ngo bamaze gusigarana ubuhanuzi bwitwa amatongo. Hari abantu basigaranye amatongo y'ubuhanuzi bakibwira ko bakiri abahanuzi, ariko Imana yaramaze kubashyira ku ruhande. Yego. Ariko hari abantu bagifite mu mitima inzira zijya isi. Haleluya. Amen. Haleluya. Rero ndinginga ngo tubanze dusenge. Yego. Tugiye kwinjira ahantu hakomeye. Umuntu wese aguka. Ikindi twifuza cyane ko muduha ubujyanama. Komantere zanyu zirakenewe.
ibi biganiro ntabwo twashobora kubigeza aho dushaka, ariko ngewe nawe nutaba umunebwe ukamfasha tuzabigezayo mu izina rya Yesu. Uzasharinga nanjye ngira ngo sharinga bikore. Ikindi mukabyara iyo tubwiye abantu ngo bakore subscribe ngo bahita bumva ngo ari business, kandi none se ko bakora subscribe kuri comedy, ko bakora subscribe se ku mafilime ukira, ariko ubundi rebe ubu umuntu utakora subscribe kuri telefone kuri channel yego yivuga butumwa yafashwa agashobora kuguhiturora, ntago bishoboka. Wakwimye subscribe ni yagwitura. Reka mbwira abantu impamvu roho nziza itura mu mubiri muzima. Cyo ni kimwe. Kabiri, hari ibintu njya nkunda kuvuga byitwa isi eshatu. Isi y'umwuka, isi y'abantu n'isi y'ibintu. Biruzuzanya tukavuga ko kanaka y'umwuka, isi y'abantu n'isi y'ibintu. Yego. Kandi ibyo bintu byose no mwitangiriro mbere y'icyaha byari byubakitse ku mugabo bita Adamu. Cyane n'Aburahamu, reka dufatire wenda kuri sogokuruza Aburahamu. Bibiri abangwa yagiraga abantu 300 baba mu rugo iwe, bakarya bakanywa akaba ari abantu batunzwe no kurira ku biganza cyangwa se mu rugo rwa Aburahamu. Yego, aho ngo rino njya nkunda kubwirira abarokore abantu bunyumva cyangwa mutwumva mu bikurikirane. Ubundi nuko dufite abantu bafite inyigisho, umwanyura akakwigishiye n'undi akanyura akakwigishiye, ariko ubundi nta tegeko rigutegeka ko umutindi n'umukene muri iyi ministeri y'ijuru. Ntago bishoboka, kubera ko hari aho uzakenera ubushobozi. Yego, ibitangaza bimeze nka kimwe Petero na Yohana bakoreye ku irembo ryitwaga ryiza, bavuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, biriya bikora rimwe, ntabwo bikora imisi yose. Oya, iyo ushaka ngo bikora imisi yose, abantu baravuga ati none se niba bavuga ko Imana yikora yabanje ikamukorera igitangaza. Mbone no kukubwira ngo iyi Imana tuvuga ufite ibihamya bitari birenze kimwe Imana yadukoreye. Amen. Nawe ubyumva. Ndakunda kubwira abantu niba turabuzukuru ba Aburahamu, yego, ni gute tubaho nk'abatindi? Tibishoboka gute? Ibinakwizereka mubaza umuntu wapfuye asize amanyubako menshi. Turabuzukuru ba Aburahamu, yego, uzabuzukuza ba Aburahamu uko yari afite imitungo yarayigurishije? Ntabwo yarayigurishije. Turabuzukuru ntituraba bagenzi bajya mu ijuru, ntitwacungwe ku bw'amaraso. Kristo ntabwo tuvuga ngo ni grand frère. Yego, none se ijuru ryigeze rivuga ko abantu ari abakene mu mufuka? Ko ryavuze abakene mu mitima. Mu mitima abantu bagiye umukene bwo mukenera ijambo ry'Imana, banyoterwe gushaka mu maso y'Imana. Ariko rwose mukarararara hanyuma abana bari biga kuki dukundisha abantu isi. Ijambo ryamvuze ngo iki? Uba Uwiteka agaca bugufi, ingororano y'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. None rero iyo habuzemo kimwe, iyo ngororano ntiba yuzuye, ntabwo iba yuzuye. Rero icyo nashaka kubwira abantu, tukunda gufokasinga pe kubirwanya ibyaha tukavuga n'ubugingo. Yego, ariko nitukubwire by'ubugingo gusa, nitukubwire ko nina ukwiye kubaho mu bundi buzima, tuzaba tukuyobeje. Isi y'abantu tuzaba tuyishira. Kugira ngo ugende mu nzira utegesha ibyina. Yego, kugira ngo umwana yige ukoresha ibyina, kugira ngo wubake inzu ukoresha ibyina, kwambara neza nuko dusa dukoresha ibyina, iyi myambaro yisura abantu batubona. Yego, ni ibyina. Uko niko wenda hazaho ubwiza bw'Imana. Yego, ariko ujye umenya ko Abanyarwanda n'abahanga baravuze ngo amagara ntamerwa aramirwa. Umuntu aba yabiriye rero. Amen. Nasa nibyo yariye. Umuntu asa nibyo yariye. Yego, amagara ntamerwa aramirwa. Bivuze ngo ugomba gukora ukabaho kugira ngo ubesheho n'umuryango. Kandi ikindi tujye tunavugisha ukuri, igihe cyose uzaba umukozi w'Imana ntukore ube mwese uzaba uri umunebwe, ubu mwesikoro. Bivuge Hazarani, hari abantu bavuga ngo Imana yabujije gukora. Imana yakubujije gukora se kujya bari byora. None se ubwo aya magambo twavuze ngo bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo, twaba duciye yivuguruza gukora. Kandi umunyarwanda ngo udakora, ngende umushumba ntaka, ngende umushumba. Inshingano yanjye ya mbere n'umurimo wa mbere ufite
abizi ko nta bindi nkora ndabizi n'uyu murimo ariko se mvuze ko nta kindi kintu ushobora gukora cyabeshaho umuryango kirahari none se ubu noneho ntiyagira utekereza gutera inkunga mu karibi avuga ati wakora iki kugira ngo uwo murimo ukore utandavura nk'abandi bari hanze ukavuga ko kandi udakora kandi Imana yakubuje gukora reka ntibibaho so umuntu azagutera inkunga ntabwo yagutera inkunga kandi aho kugira ngo njyewe uhore nk'umugati wanyigisha ko bawubona igisha uko bakora umugati mukore tujye duhura musabira umugisha mu muhamagaro no mu mavuta Imana yampaye ariko mbizi neza ko nta badayimoni bari kubwejagurira inyuma yanjye bibinyishyuza ibimpamagara kuva na kera n'icyo gukundira jewe n'icyo nkunda kubwira abakristo bamwe bakavuga ngo buriya ngo afite aho ageze mu mibereho ndaguhakaniye ribi ngewe n'abakristo bose tubana barabizi abo nayoboye naho nabaye hose ntabwo nkunda umukristo udakora ntabwo umukristo udakora dutera ibibazo duhoza kibo imbere tumusabira ibiryo ibusi byavamo ariko ngewe umbwiye ngo umukristo nshyira kibo imbere abagenzi be bamuremera igituma ajya gucuruza hariya inyanya yego igituma ajya gucuruza hariya umufuka w'ibijumba cyangwa se ubugari ifu yego cyangwa n'ibindi kubera iki se ushobora no gusanga ayo mafaranga atari bumwinjize mu itsinda iryatsinda rigatuma azashobora gushyikirana na banki ikamuha inguzanyo twe tutamuha akazamuka ariko ahereye kuri twaduke ariko ninyaguha kubera bwa bwenge bukeneye nyigisho bakwigishije ngo manu ntirazwa ukagenda ukagura inyama nk'uwenda gupfa ukagura ifiriti ubundi ukatura ubwangati kandi ayo mafaranga ari Imana yari yaguhaye kugira ngo we kurya rimwe neza ahubwo uzahora urya neza kubera ko wabitekereje kare ako kantu nako rero abantu babimenye ugasanga nk'umuntu agwaye nzabivuga ntuzanera amabuye nzabyemera nta mugaragu uruta shebuja Yesu niwe databuja nokuri tugaruka tudata intego yego afite intego ayiwe ariko nakarakari gakenewe buriya impamvu tuba twahuye ni ukugira ngo n'abantu njye nawe njyewe nawe hari ibintu hari dayimoni itatumeneramo kuko biravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi hepfo Filimoni 1:20 akavuga ngo bityo mwene data ubone umumaro muri Kristo Yesu unduhora umutima yego haleluya iyo turi kumwe Mana ishimwe reka dusenge kunyurwa na Yesu Mana nziza uhoraho tuguhaye ikaze Elohim ngwino ufashe imitima Adonai umuntu wese uzumva ijambo ryawe umuntu wese uzumva iki kiganiro haleluya azabohoke amen azaruhuke amen azatsinde haleluya azamurikirwe haleluya azakira imbaraga haleluya azakira ubutsinzi haleluya azakire uburyo bushya kuko uri Imana y'akandi kare uri Imana y'ubundi buryo uri Imana y'izindi nzira the name in form hani bemo tawandi nginima haleluya uzakurikira wese azagubwe neza ndagushimiye papa kuduhaye umwanya natwe dukoresha nk'abakozi bawe tugukingura imitima mu izina rya Yesu amen rero nagiraga ngo ubwire ko dufite topic ikomeye twazanywe turashimira Yesu umwanya wo gusenga turabangureka tuze tuganiriza abakunzi b'ijambo ry'Imana amen abakunzi b'umusaraba wa Yesu bene data nimuze kugira ngo turano dutera waraza turano ku bwanyu bagira ngo masabe mu nkundire nakire mushiki wacu iyi topic ni wowe ugiye kwitangira reka nitangire hanyuma numbaza ndagusubiza ariko nanjye ninkubaza ndabizi kuransubiza nukuri Imana itanu umugisha reka tubabwire ngo turabakunda mu izina rya Yesu nkuko Imana yaduhaye guhura n'umushumba ujya iyo ugendana n'umuntu muziranye muhuza intego kandi intego yacu niyo kujya mu ijuru dufite iminyago ishyitsi maze iminsi ntekereza ku bintu bibiri ariko ndashaka ko umushumba aza kumfasha tukaganiraho neza kuri kimwe hari ibintu bibiri bikunda kugendana icyitwa ububyutse n'iki n'ivugurura ibi bintu bibiri maze iminsi mbitekerezaho ngendeye ku itorero ryacu ubundi ububyutse buza nyuma yo kuvugururwa yego kandi koko niko n'ijambo rivuga kugira ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku mwami yego
Imana ishimwe. none bivuze itari ibintu bibiri abatwumva babimenye tuzahita tuvuga icyo bita ububyutse tunarebe ngo ubundi burahari cyangwa tubona abantu bari kugira gutya bagira turebe ngo burahari koko. Rero nzi neza ko ivugurura ari ugushyiraho impinduka cyambere mu myizerere mu mitekerereze mu myubakire y'inzego no mu mikorere kandi muri gahunda bigatuma itorero rigumana iki umusaruro waryo w'ububyutse. Hanyuma rero banzo udevelope icyo kintu urabirangije kuvuga ivugurura nicyo. Reka nsubiremo neza. Ivugurura ni ugushyiraho impinduka mu myizerere. Ni impinduka mu myizerere. Kabiri, impinduka mu mitekerereze. Gatatu, impinduka mu myubakire y'inzego no muri gahunda z'imikorere. Reka mbanze nkubwire icyambere ari impinduka mu myizerere. Byanga bikunda iyo ibavuze ikintu ngo ni impinduka birakuderanje kubabaza ngo abaye impinduka nuko umuntu ahita aza akimuriza intebe twatwicayemo bati haguruka ariko ubwo kera niyo yakwicaza ku ntebe nziza ariko guhaguruka kwabaye bivuze ngo rero ni nko kuderanje ni nko gukora umuntu mu bwonko. Icyambere ni impinduka mu myizerere mu mitekerereze no mu bitekereza hazamo kantu uba nk'uvangira umuntu mukura muri mutu. Gatatu mu myubakire y'inzego umuntu akaba afite ahantu yarara akavuga ati rwose ndabona nta kibazo Yesu arankoresha neza yajya kubona akabona uramutibukanye umugani wawe undi uramutibukanye akabona umubirindukanya ahandi yawe ariko mana yanjye ibi ni ibikira ko numva ugiye kujyana nakomeye mushumba reka mujyaneyo kuko ngewe ndashaka kuganira n'abarayicyaza ubwenge kuko mwamubaza ibintu bikomeye. ngewe ntabwo ari ibintu bikomeye kuko nanjye ntuze Timoteyo yaravuze ngo ibyo wanyumvanye Pawulo yabwiye Timoteyo ibyo wanyumvanye ubashije kubibwira ababasha kuzabibwira iki abandi. Ngo niba ari kuvugurura hakashyirwamo impinduka ijambo impinduka urumva byahindutse nyine mu myizerere byahindutse imitekerereze byahindutse cyane mu myubakire byahindutse. Urabona ko ibintu byose byateguye neza nabyanditse neza kugira ngo ndasomwe. Noneho harimo n'akandi hano bavuze ngo no muri gahunda z'imikorere bigatuma itorero rigumana iki umusaruro waryo w'ububyutse. Ariko aho ngaho harimo akantu rero urumva muri gahunda yo bihindutse hari ibintu abantu bita umwimerere nabyo bihita bihindukanye. Nk'urugero inkoko z'inyarwanda hano ntabwo zari guhaza abantu, ntabwo byashoboka iyo bataza gushyiramo akantu ko kugira ngo haboneke na ziriya z'inyama zikure bazita izina rindi ni iz'inyama ariko kuki zitatanga imishwi. Inkoko z'inyarwanda amagi yazo ni meza ariko ntiyari guhaza amasoko yabaye ngombwa ko haboneka n'iz'amagi. Nibyo izo ni impinduka. Twigire mu by'umwuka. None twigire mu by'umwuka. Impamvu iki kintu nagitekereje ko tukiganira nk'umuntu duhuriye mu rugendo rumwe nuko nabonye hano iwacu especially mu itorero ADPR ryacu mbarurirwamo nk'umwana uvuka inyuma y'ishyamba. Ndavuga ni dukwiye kugira ibintu tuganira muteze yombi kandi ndashaka turebere mu kintu bita impinduka mu nzego. Ko mbona ibintu ibi bintu ndashaka kubimpaho umucyo n'ubuye ngo duha abantu umucyo tutaraza abantu inyuma kandi ahubwo tukwiye kubasunika bakigira imbere cyangwa se tukabakangura. Mwene magambo ni nko gukora ku bwonko bw'abantu. Yego so bimeze se uzi ikintu gihari. Ndagushimiye. Yego turamutse tugiye ndavuga mu buryo bubiri. Ngiye ubu tuvugana ngiye kuvuga mu mboni z'uko mbibona. Yego nk'umuntu wabaye mu itorero imyaka myinshi. Yego nkarikoreramo imyaka myinshi ndetse nkaba mfite niyo experience cyangwa se ndi n'umuyobozi ushobora kugira imboni z'ibyo mbona kandi nanjye
nawe kandi ukaba hari ibyo uzi ubona yego biraza guhura rero. Amen. Icyambere ndagira ngo mbanze mbwire abantu baherutse basaga 2000 utaratinda ariko ntabwo nawe waruje, ntabwo nari ahubwo waruweretswe kandi kwerekwa icyo bimara ni ukuvuga ikigenderewe ndetse n'ikimana ishaka naho Imana ishaka abantu. Dore aricyo ngiye kuvuga cyane. Amen. Ngiye kubanza kuvuga message niba ari ubuhanuzi, niba ari ukuhanura, niba ari ubujyanama, niba ari umurongo, niba ari hishurirwa, ariko buri abarakuramo. Umwanditsi yaravuze ngo duhugurane bikitwa none, bikitwa none. Icyambere rero ngiye kubanza kubwira abantu, ndabwira abakozi b'Imana yego bagiye bahawe amezi 3 ahwanye n'iminsi 90 yego muri ADP. Aba bantu yewe nabagizeho amakenga. Amakenga wagize nayahe? Yewe nagize amakenga ko ishingiye ko nize pastoral ministries. Nagize amakenga ko aba bantu icyambere cyo ujya hari ibaruwa ikubwira ngo bayuhagaze. Yego. Hari n'ibaruwa ikubwira ati uragiye. Yego. Hari n'ibaruwa bagutunguza. Kugira ngo bataguhabura umutima. Bakaba bavuze ati waiting, mugende muri waiting. Ziriya baruwa ni baruwa zitangwa n'ibigo byagize crise economique. Ariko ndashaka kubwira abantu ko covid ihari. Ndetse tukira abakozi 5000 bisaga. Twese twarahembwaga kandi twahembwa ibingana n'ibyo twemeranye. Yego badukoresha inama birumvikana guhura ntibyakundaga. Ntabwo byakunda. Ndavuga ati rero bitewe n'igihe turimo murajya mwihangana kizajya kiboneka tuzagisaranganya. Dukoresha ijambo ryitwa gusaranganya. Kandi iryo saranganya ntawe ntekereza mu mbaraga yagize isaranganya cyabonetse icyo gihe ntawe ryigeze rikoma mu nkokora. Amen. Ntaho ryigeze riboneka ikibazo. None ubu tuvugana mbere yuko tuza kuvuga icyo yego bakire ko akamenyero ko guhagarara imbere y'abantu bitwa abayobozi b'amatorero birangiye. Yego icyo ni ikintu bagomba kumenya. Ubera iki kandi bivuge neza. Bari ibintu nyine turi muri ya mavugurura na zamino. Izo mpinduka rero nayo mavugurura ntago bigenda gutyo gusa. Ndaguhakaniye. Ubu tuvuga nabo bashobora kwibwira gutyo, ariko ndabaha ibimenyetso bituma batazagaruka. Icyambere n'abantu basaga 2000. Yego. Kandi bahagaritswe ariko biyongera ku bandi basaga 1700. Ba mbere barimo abashumba b'indembo, abashumba b'uturere, ubwo mvuza abashumba b'indembo vuga na biro yose yabo, bari barimo bakonabure n'ibiki, nkaza nkavuga abashumba b'uturere 30, nkagaruka nkavuga abashumba b'amaparuwasi ari 400 n'imisago, bibarana yagabanyije sigara 150. Sibyo? Yego. Hari n'amakuru avuga yuko agiye kongera kugabanywa agasigara ari 30. Yego rwose. Sibyo? Ibyo nabyo abantu babimenye. Impinduka zirakomeje. Impinduka ngize zirakomeje mu nzego z'imyubakire turiho. Barimo abapastori ndetse n'abarimu. Abo bantu bose baragiye urumva ubuteranyije bagera mu hafi 4. Yego. Noneho impinduka rero ziracyaza. Babimenye abantu bose babimenye. Kandi noneho ndabwira abantu basengera mu itorero especially ya defesh. Nibo mbwira by'umwihariko rero icyo gukora barakizi, keretse abana mu gakiza. Umwana mu gakiza ni wewe ni kugumayo kandi reka mbabwire ngo Bibiliya hari ukuntu ivuga abitorero babagaho. Yego. Iki gihe kirasharira utazakimenya kugihagararamo kizasiga gicubanganyije kwizera kwe. Uko n'ukuri. Reka ngeze ku cya 4. Ibintu rero ntitubirebere cyangwa ntibarebe ku mpinduka gusa, ariko hari uwabo babihuze n'ibyavuzwe bityo gusengera umurimo n'itorero muri rusange bikomeze. Ariko iyo tuvuze abana mu gakiza buriya ndagira ngo ku kantu gato kugira ngo umuntu amenye ikiciro arimo. Mwana mu gakiza
ntabwo akoresha ikintu mu mwanya wacyo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo ubabaye asenge, yego, unezerewe aririmbe. Aho wenda tunahafasha. Kandi none ni gute niba ubabaye rero, icyambere abanyamadini nibafashe leta gukemura ibintu. Insengero zifungwa kandi ibintu bafashe mbese bafashe leta gukemura ibituma insengero zifungwa, kandi birashoboka. Habayeho ibintu bikurikira. Cyambere ni iki? Amadini ubundi kera iyo usomye Bibiliya usanga itorero ryaragiraga inama leta. Ntabwo leta ahubwo yagiraga inama itorero. None rero ngubu byarahinduye, nuko byaricuritse. Yego, ubundi leta yakeneraga inama ku itorero. Tubisome wibuka ko ari kera, ariko biswe rero ejo n'umunsi ni kwari Yesu wo muri 2012 na 25 na Yesu wo muri 2005 na Yesu wo muri 80 ntahinduka. Ahubwo igihinduka ni imyumvire n'imitekerereze ari by'abantu bari kurwana. None rero impamvu uvuze ngo kuva kera, yego, uzasome Bibiliya. None se Bibiliya ko ari yo muyoboro, kandi tugasanga abatambyi umwami yarabageraga akababwira ati noneho what next, harakurikiraho iki, yego, ni iki twakora. Bagahora umwami cyangwa umutambyi, nako umuhanuzi, umutambyi, ndetse yes, umuhanuzi, umutambyi n'umwami bakoreraga mu kirere kimwe, ariko bagamije kugira ngo babungabunge ya mitima y'abantu. Uko iyo bageze hanze bitwa abaturage, ariko bagera mu rusengero bakitwa abakristo. Nyamara ibyo bikorwa byose bikorerwa ku muntu. Yego, niyo mpamvu rero bahuzaga amaboko, ariko bakayahuza bizwi neza ko umutambyi n'umuhanuzi aribo bari butanga icyerekezo. None icyerekezo cyavuye iyo cyagiye aho cyagombaga kubarizwa, ahubwo aho abagombaga kuvuga ati nyaboneka ni mudusabire ibihe byiza, mudusabire, babonye byarivanze baza gutanga support. Bati ko tubona bipfuye bizambye, abo twashakiragaho ibintu, abo twashakiragaho twiringiraga ko twaye inkoni yera, ko tubona iri kugenda izana makano kurwijiji, wajya kubasapota support ndora naho nabo bari basanzwe batanga support, yego, ariko ijyanye n'ibyabo. Natwe tugatanga support ijyanye n'iby'ijuru. Yego, none rero hari ibintu abantu bakwiye kumenya. Ibi ngibi ntabwo nabura kubivugaho. Hakwiye umurongo hamwe ukemura ibibazo by'amadini n'amatorero ku buryo bireshya, nta busumbane. Umurongo hamwe uwo ukemura ibibazo. Uwo murongo, yego, urahambaza nta kibazo. Uwo murongo hamwe shobora kuduhaho akantu gatoya. Wibuke ko nabwiye ngo abanyamadini bafashe leta gukemura ibibazo by'amadini n'amatorero. Yego, sibyo? Kandi bakoresheje uburyo ubwo mvuze. Waretse nka burangiza ukagenda umbaza ko hari igihe cyuri mumbaze kiri kuba kiri hepfo. Cyambere ni umurongo uhamye wo gukemura ibibazo by'amadini n'amatorero, ariko ku buryo bureshya, nta busumbane. Cyo ni ikintu ndi butsindagire cyane. Mbibutse ko ndi kumeshoninga abayobozi b'amadini n'amatorero. Yego, ntabwo ari leta ndi kureba mu mpinduka, kuko leta yo iguha ibyangombwa mu buryo bureshya. Yego, mwese babaha ubuzima gatozi, nukuri. Ariko wibuke ko mu madini harimo abayobozi bayobora abandi. Yego, hano rero kuba responsable no kuvugisha ukuri, bakavugisha iki? Ukuri, ariko bakabanare responsable. Iyo responsibility ikagaragara. Aho gucyaha bagacyaha, niko birivuga. Aho gutesha bagatesha, aho gukura bagahugura, aho gucyaha bagacyaha, naho guhana bagahana. Yego, cya gatatu, abashumba bakizwa ikintu cyo gushyiranamo, gushyirishanyamo bareba ku nyungu zabo gusa kuruta iza Kristo wabahamagaye. Ugafata umuntu runaka, kandi ibi ni ibintu bigenda kubera ko bavuga ati ningenda nkavuga itorero rye gutya nkagira gutya azajya kweguka ngengeza.
sikari byo agashyirishamo mugenzi we. Mbibona no mu bakozi. Ibi binatuma abayobozi b'inzego cyangwa ubuyobozi bwite bwa leta ari nayo mpamvu barushaho kudawutinga no gusubusiyona ibintu byabo bakavuga atari ku bundi aba bantu ko bavuga Imana aribo batwereka inzira ijya mu ijuru kuki inyuma basubiranamo kandi bari kukibasenyana kandi bari kutubwira ko bari kukibatemerana kuki bashaka kutuyobora kujya mu ijuru bakatubwira ngo turarame turebe hejuru ariko bo bakareba hasi ko ni ikibazo. Uraza kumbwira niba uri kugenda usubizwa ibyo nari kukumva kiriya ndi kucyumva uri kucyumva yego data noneho ikindi ibi byashoboka gusa ari uko ababikora bubashya amabwiriza byuzuye yobahaye umurimo. Ubwo ni Kristo ni ukuvuga ngo amabwiriza yo watanze umurimo avuga iki? Aravuga ngo ntukagambane, ukunde mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Uzi kugira ngo ugambanire runaka kugira ngo bamufungire wowe iwawe hafungurwa. Kuri kuvuga ko baba Kristo be nibahamara kwegekaho urugi barazi wabo Yesu uzabajyana muri hejuru ntacyo ko inaho uzabatunga ariko mu ijuru mu buzagororerwa nta n'umurimo kuko ibyo wakoze ntabwo zari inyungu za Kristo. Reka nemeranya n'umutima wanjye ko ufite inyungu ya Kristo ntabwo ajya gusenya iby'abantu ahubwo agenda akajya hariya atera y'imbaraga ajyana y'amaboko. Ubu abantu bagiye mu gacerere niko babandi b'abaturanyi bacu bavuga ngo ntabwo wakora igiterane yo ngo leta ngo ntibyemere ibiterane se leta ibyanganye ko leta ivuga ati mubikore ariko amategeko n'amabwiriza yubahirizwa. Nubikora utwereke ko ugiye kurwanya ibiyobyabwenge. Yego icyaha ikiyobyabwenge gikuru abantu tubiteye hari twavuga ku biyobyabwenge imbobo zikihana, abanywa urumogi bakihana, abanywa kore bakihana, abasinda bakihana, abakubita abagore n'abicana bakica abagore babo. Turi kubona uwo mwuka uri kugenda uzamuka bakihana noneho kandi nabo mugingo bagahembuka no mu bugingo bagahembuka. Ariko abantu bararambitse ubona kubera ko leta yavuze ko ngo ibiterane bya buri munsi ntose niba yarebaga kubona nta ntego ariko ubona umuntu ashize igiterane yarakabona uburyo bw'inyungu y'umukristo cyangwa se yo abaturage nta yibonetse mushumba karama. Ishingano nkuru ya Yesu Kristo muri Mateyo 20:19-20 haravuga ngo nuko ni mugende mubwiriza abantu uretse n'ibiterane. Ninde muntu wagiye ugenda asanga umwe ku wundi akamubwira urukundo rwa Kristo rwo kumuhindura? Basi nicyo nicyumvikana. Ikindi waruvuze cyo ngicyo uvuze cyo ni bakeya kuko nyine bagumaho bazenguruka autour de l'or cyangwa se bizengurukaho ngabo byo gutekereza ngo mugende ni bakeya babikora. Hanyuma icyo ushaka kukubwira rero na Yesu yaravuze ngo icyamuzanye intego inkuru yamuzanye umuntu kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi none tuvugisha ukuri rero usibye n'ubwinshi bukeya bwo burahari ntabwo ariko se ko ari uko tubivuga abantu bakatureba nabi ubwo si umushumba urya intama ubwo yatuma ibona ubugingo bwinshi? Ntabwo bishoboka. Uyisambanya ntabwo yabubona. Uyibaza ntabwo ubugingo bwinshi. Uyijyana se akanayitahana bagashwana urwego bahigana akamubwira ati worora inkoko norora agaca ngo mbizi wabibwiye umukristo hatuzorora inkoko norora agaca ntibagumana ariko abamusigiye igikomere gituma naho agiye kumushobora bigorana. Yego rwose uko igikomere agendana gituma ubwe nta muntu yiringira ndabati na wa wundi twatangiranye yatangiye ambwira neza kandi iyo si misiyo ya Yesu. Ari misiyo ya Yesu. Rero abantu bakwiye kwemera ukuri kandi ibyo turi kuvuga abantu nibemera ko tugendana muri uyu murongo hari ibintu tuzakosora. Uko niko abashumba rero bahagarariye abandi bafite iryo jwi ryo kuvuga nibabanze bakosora icyo kintu ibintu byo gushyirishanyamo byo gucira abandi inzobo byo kugusibira abantu kuyobora abandi ho za ruhurura n'ibintu by'ibyondo
oya imana iri kubinenga cyane. Mushumba, uzi yuko nshobora gufata urugendo ndi umushumba mugenzi wawe nkazana umutima mwiza, yego, nje kugukuramo amagambo ngatahana rekodi cyane, kandi ngo naje ngo mfite umutima mwiza. Ibyo nibyo byeze n'ibindi. Reka mvuge ko ubu tuvugana, sibyo? Ubu tuvugana, ubikina abantu bose bari guhuriza, yego, kwari kugira ngo, sibyo? Yego, kwari kugira ngo umurimo udatunganye leta yameshoninze mu madini n'amatorero utunganye. Ariko sinigeze mbona campaign y'abashumba kandi bakomeye yakozwe bavuga bati hari amatorero yafunzwe, abantu bafite amatorero yafunzwe especially badafite amashami amwe namwe yasigaye, nibaze tuganire. Yego, ngo babaza bati se abakristo banyu babayeho bati se mu bakurikirana mute? Yego, kandi amezi 7 arashize, kandi umuntu akajya ari ati njyewe muyobozi ukomeye, nanjye ndi umukristo, ndi umuntu nanjye ushumbye. Yego, ariko gushumba ntibigarukira kubureba. Oya, iyo wishyiriyeho imipaka uri umushumba w'idini yawe. Yego, umushumba wa Kristo. Umushumba wa Kristo arenga umupaka wiza ashumbye nyene, agashumba n'abandi, ahubwo muzi ushumbye akoramo icyo bita responsibility. Yego, responsibility ntirenga aho ushumbye, ntabwo no ariko gushumba byo ni ku isi yose, nibigira umupaka. Yego, so aha rero bakagombye kuba barababwira ati mubayeho mute? Yego, umuyobora babayeho bati? Yego, kuko ibyo ni ibintu abantu bose bakwiye kuganira. Uko nuko ikindi twibukeneza ko ari abashumba babishwagaho nuko bashumbye nyine. Ariko subundi reka kubaza tagiye kure, kuvuze ngo hagomba kubaho campaign, nibyo koko, ariko niyo campaign y'abagifite ubushobozi cyangwa abagifite uburyo bwo gusenga. Yego rwose, ahubwo n'ubu baracyavuga bati ariko nuriya, ariko iyo campaign yo irahuje, arega hahura abantu bahuje kandi hari amahuriro ahari, ariko ushobora gutanga igitekerezo hari amahuriro, ntavuge ngo ndakoma rutende, hari amahuriro kandi ngira ngo amahuriro azwi cyane akomeye n'abiri, hari seperi hakaba na alliance. Yego, irindi rya gatatu sindi kuryibuka, ariko ayo niyo nzi. Ariko hari n'ayandi noneho abahuza bose kazamo n'abamizirima ariyo bitarike. Yego, uburyo bwo kubahuza burahari, kuko ayo mahuriro yose buri wese abafite ubushobozi n'ubudahangarwa bwo gutumira abari mu byiciro bye. None se niba abantu batabikoze ku kibara abo batabikoze, ni ukubera ko habaho ubucyo bita message yo kwirebaho gusa. Ariko rero ndagira ngo ntangarize abantu ko nibidacangurwa nyiri umurimo we, nibidacangurwa nk'uko babishinzwe, nyiri umurimo azabyicangurira. Mbere yuko ninjira mu kindi gika, impamvu kukubaza mbambariza n'ingeri zose. Yego, kugira ngo baze gutanga commentaire, wowe wanyuzwe, kugira ngo baze gutanga commentaire ishyitsi. Okay, nihutara kugira ngo twerekere n'umusozo. Hari ikindi kintu nashaka kuvuga. Yes, twerekera ku musozo. Hari ibintu ushaka kuvuga. Icyambere, nshaka kuvuga icyambere, abantu bitwa abanyamuhamagaro basimbuye abahawe iminsi 90. Bamaze gusinya abita abanyamuhamagaro. Abanyamuhamagaro basimbuye bariya bahawe ibyo nereka bacyumva. Nanjye ari mu kazi kanjye, mbonye umukozi wa for free cyane, ubwo uhembwa se nabanyimuzanami, gusa urumva nyene ndahe message. Ariko nanone akabamo akantu k'urujijo, ako kantu niko dushaka gukora kw'aba bantu. Uyu muntu banyamuhamagaro ko bisa kose arakora ibyiza, kandi ibyo bakora birinjiza. Tuvugisha ukuri, abakristo nubwo bari hanze bamwe amatorero yabo afunze, ariko bazi gutanga icya 10 uko amasoko aho bahahira ni afunze, aho bashakishiriza
ntabwo wafunze na kode zitangirwa no muri covid abakristo rwose bafite imitima iyo yagari cyabonye niba rako kazu bamwishyuye niba we ari muri bawundi bacuruza ibyo kurya yohereza cya 10 cye muri covid agakoresha ko momo ari naho zaje cyane yego subyibuka ubu rero abakristo baratura bagize umugisha kuva akazi karakorwa kode barazifite kuba urusengero rwe rufunze ariko arazi gutura yego none kuki uyu munyamamagaro akora ibintu byinjiza agakorera ubusa kugira ngo gusa wa wundi wahembwaga yegereyo nanone wa wundi nawe akorera ubusa kandi byanga bikunda harimo imvune ariko se mushumba ikintu si ikibazo reka tubirebere hamwe dutuye no mwisi ntabwo dutuyina ntabwo turacumbitse Imana ihadutije ko aba turi muri misiyo uzi ko nutuye hano nutuyina ahembwa kandi nakubwiye ngo icyo gihe muri covid uba hari hatarava abantu abakozi basaga 4,000 hafi 4,000 nabivuze kandi icyo gihe habagaho gusaranganya ariko umurimo ugakorwa ikintu cyananeye ubwoba wenda kuri iriya gahunda yo reka nyivugeho gato ngo ntari bugitindeho abantu bari mu iwabo cyangwa se bari mu ngo amatorero afunze yego wari uri kumwe nabo umenyeranye nabo uzina weakness zabo bamwegezayo baza n'umuntu noneho wandi utamenyeranye nabo urajya kubasaruza mu ngo iyo bari ko bafite ibibazo by'uko badasenga iwabo hafunze gatatu wa muntu noneho utanabihemberwa yabyica atabyica nta maturo bazamu uyo ntacyo wamubaza kuko n'undi umuntu udahemba nta na pressure umushyiraho ntacyo ese pressure y'iki ntayo ariko ni buri uhemba bamubwira uti ko hari umukristo ibunaka wagize ikibazo gute simbukira Yesu umuhamaga kuvuga ati kubera kutamemba nagiye gushaka umugati icyangugu wamutera ibuye ntago wamutera ari umukorera bushake ntago wamutera ugukorera ubushake rero ukora igihe ubushake buziye iyo budahari iyo byiyumva yego nyine niyo ufite ikindi ujya mu bindi yego rwose ibi tubivuze tweruye utureba nabi yihangana nta muntu uri guturebe nabi barahari urababona bitwa abafana b'ibinyoma nta muntu uri buturebe nabi urababona bitwa abafana b'ikinyoma ukubwira impamvu baturebe nabi nkuko babyumva ariko Yesu yaravuze ngo ni mu mpamirize mu ruhame rw'abantu cyane nanjye nzabahamiriza imbere ya Data aho ntabwo dufite ubwoba kuko ntabwo turi kuvuga amatiku ntabwo turi kuvuga magambo turi muri noza umurimo turi kunoza ibikwiye kunozwa yego turi kunoza ikindi rero imyanya y'abakorera bushake reka nkubwirire mu mboni z'ibyo nabonye yego ibikiwe iyi myanya y'abakorera bushake banasinye kontrakt tuzagukorera bushake yego ibikiwe abagore bagiye gusengerwa ubushumbe niyo mpamvu basinyishije umuhamagaro kugira ngo imyanya yabo ibipendinze niba zatazagira umuntu bati bamwirukanye mu mwanya kuko ngewe bakorera ubushake kumbwira ati cara ubushake bwawe burarangiye habonetse nyirumuringa tega ukuboko ahubwo wowe mukorera bushake uzisezerera harimo papa sinkesha hari abazisezerera bakora ko bananiwe ubushake kubera ko ubushake bwashize yego ariko mana Abakorinto 9:17 yarabambye mbikora bikunze ndagororerwa iyo mbikora ngo none mbitewe gusa nuko babuze ngo nagororerwa iki hari ijambo nabonye ivuga ngo ibiti byize bishaka umwami ngo bitangira kureba ngo tiwe watuyobora toya amavuta hungabana se nabishobora ibo sete rero hungabana ariko hari ikintu nabonye mana we hari ikintu nabonye mu matorero nko muri Presbyterian urabona ko buri wese baramujyana iyo bamujyanye ubundi kera niko nari mbizi nk'ubu ngubu bakavuga ati mushumba Moses ugomba kujya gushumba i Butare ubwo bivuze ngo n'urugo rwose ruragenda none aba bagore Imana igiye guha izishingana bibaye ngombwa ko bafata umudamu bakavuga ati bakoherereje i Butare kandi urugo ruri Kicukiro
buriya umugabo niba atara aya mavuta atarayiyumva ariwe decision making uyu mugabo we nawe kuko nsigaye mbona bimika abantu abagabo kareba barahira mbere ubwo niba bagiye ubumva ko bihindura ubundi sinzi ko wenda amatora yimika bitandukanye ariko ubundi abakuri amuri inyuma muri inyuma mu bitugu cyo shaka kuvuga ni iki reka wenda kano nkanoze umugane wa ati ninozo muri mpamvu nkanoza babasinyishije uwo mpamagara kugira ngo nibagenda batazagira ikintu na kimwe baburana kubera iki itorero rifite experience y'aba mbere bari bafite contrat ari aba contractuel bafite inshingano bavuyemo barabareka ibimanza nyinshi birazwi mu bugenzuzi w'umurimo birazwi mu manza mu nkiko ati peri yabaye zagiye baba bakanyemanza barareba baravuga ati no aho kugira ngo none azagira undi muntu dusubiza mu manza one kubera rero iyo bye nyine ntabwo ari bye ni by mission by focus by point by topic by vision by mission by like ibyo rero biri kuba abantu ntibamenye ko ari impinduka zikomeje izi ni impinduka soza kugira ngo uze no kumbaza ni hari numba zambaza ikindi ibi mbivuze bikwiriye guzengerwa cyane nabo banyamuhamagara ariko n'abandi ntibareke gusenga itorero naryo rwose ndetse n'abanyetorero bagagira bate bakabibera maso abawe iminsi 90 mbagarukaho ndagira ngo babwire ngo bajye mu kazi tangire bashake imirimo ko byararangiye ufite perima depose nababanjije nuko bagiye n'abandi bari bazi ko bazagenda ntabwo bari bazi ko bazagenda baragiye nari mvuze rero nti abahawe iyo minsi bakwiye gushaka imirimo yego nimbivuga sibwo baraza kubyumvara ntibaragira ngo ndatonganye cyangwa mvuze nabi ntabwo utonganye ubundi kera baravugaga ngo urukuyimbwa nk'urukuziko ngo niyote ngo ibibwana byotana amakenga yewe uwo mugani ntabwo mwumvise neza imbwa nkuru uruyikuye kuziko ntiyote ibibwana byo byotana amakenga ni umugani wa kinyarwanda ariko umugani ugana kariho aba bakunda kuvuga ngo imigani ngo y'abakecuru ngo tuyireke ariko ureke ariko uwo ufasha awumva umufasha yego turi abanyarwanda mbere yuko twitwe ibyo turi byo turi abanyarwanda twese muri rusange yego rero icyo mvuze ni iki cyo tuvuga ngo abantu bari bakwiye kwigira ku byabanjije bikabatera kumenya what next wiziki wivanyemo iki mu byabanje ariko biranangaza iyo umuntu yicaye mu mwanya agakuruwaza amaboko akumva ko yakumva yarakabye akibagirwa ko hari abari barakabye mbere ye banamurushaga imbaraga inyuma y'umuntu ariko ubu bakaba n'ijwi ryabo utaryumva inyuma y'umuntu bivuze iki biravuze ngo iki gihe kirangirane n'ibyacyo ariko abazi Imana yabo bazagira bate bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari ijambo rya nyuma rero riri muri Esteri ntabwo tugenda tudasoma ijambo reka dusome Esteri ibice 4 murongo wa mbere numva hari ariho nshaka ko dusoma kugira ngo tuze gusenga nze kugusaba wowe usengera abantu b'Imana Esteri wenda reka tuvuge ibice 4 birumvikana murongo wenda katugire epfo gatoya reka turebe hano gatoya handitse ku murongo wenda wa 14 wenda reka tugaragara tuyere kuri 12 tugere kuri 14 yego kadusome mwizina aharaho icyakwimitse ngo
ubu mwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki 15 nihorere basomere 16 yego. hanyuma arabati genda uteranye abayuda bari Shushani bose mwiyiriza ubusa mu nsabire mumare iminsi 3 kumanywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko kandi niba nzarimbuka Imana idufasha. Ijambo niryo rivuga ngo Yesu witeguye guhagarara mu cyuho ninde ngo tumusengere agendane feva y'Imana kabiri. Ese ucecetse kandi yari afite umwanya wo kuvuga azagororerwa iki? Gatatu, ese ubundi mwagize ngo umurimo w'Imana ntuzatungana kuko Imana yo ifite umugambi mwiza kandi inyungu ifite mu isi nuko itorero ry'Imana rihari. Rero ndagira ngo tubwire abantu ko Imana ikeneye ko abantu bahindura uburyo abakozi b'Imana especially begerana n'Imana, Imana ikabaha ikongera ikabapfunyikira bundi bushya kugira ngo bagirire umumaro umurimo wayo n'itorero rya muri rusange. Reka dusoze dusenga twinginga Imana, twingingira n'abantu b'Imana, tubwira abantu ngo aho mwakomerekejwe n'ibihe n'amateka turi kugenda tunyura amatandukanye, nimukomere ntimutere Imana umugongo. Imana niyo kwizerwa, ibyo yadukoreye birahambaye ku buryo tutayirengagiza. Reka mbwira abantu ngo kandi hirya y'ibyo Imana izabanana na buri wese. Amen. Imubaza ibyo yakoze n'ibyo yarakwiye gukora. Reka sabe usenga Imana, numara gusenga turaza guha nimero abazikeneye kugira ngo ukeneye inama n'igitekerezo gitange. Karibu. Nge ndumukristo ndumwimukira ndakomeje mu rugendo rwanjye, ibyino mwisi ndabihinyuye sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Nge ndumukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu, nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Nta nzaribayo nta n'imiruho abaho bose baguwe neza. Data mu izina rya Yesu. Haleluya. Abirola felas wema. Imana turagushimiye uyu mwanya, turagushimiye kuko duhaye uhagarara muri nosu umurimo kugira ngo turebere hose uri mwiza. Dusengeye imitima y'Abanyarwanda, dusengeye imitima y'itorero, dusengeye imitima y'ingo, dusengeye imitima y'abavugabutumwa, abashumba, abahanuzi, abaririmbyi, inzego zose za Gikristo n'iza leta muri rusange. Dusengeye imitima yacu, dusengeye igihugu cyacu. Haleluya demora Itifawa turi blafo turagisengeye twese muri rusange. Duhamagaye amahoro, intsinzi mu gihugu cyacu, amahoro habifo wayo, umwero w'umugisha, urwengero, imivure yose ikomeze isendere urwengero mu izina rya Yesu. Umekota bifolasi buri muntu wese umugendere, buri muntu wese umusure, abasubiye inyuma ubagarure, abacitse intege ubegere, abarohamye ubakure. turasenya buri mbaraga yose, abari mu mikorere yose itava ku Mana, abananijwe n'ibihe, ufata amaboko abarushye n'abaremerewe, buri mwizera wese umugarurira ibyiringiro yuko igiti naho cyatemwa cyongera gushibuka. Urakarama, ugize neza none n'iteka ryose. Amen.
amen. Murakoze cyane, reka dutange kontakte ku bantu batari banzi byari ingenzi, sibyo? Nibyo, abantu bo kuri Ntuma nabo kuri Mos TV, nawe n'ubwa mbere ubaye kuri Mos TV, n'ukuri birakwiriye kureba kandi twabana mu murimo cyane imyaka myinshi, ariko mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ni iki. Amen. Ni telefone ni 07 82 64 60 89 07 82 64 60 89. hanyuma utari mu Rwanda, imbere y'iyo mibare tuvuze wongeraho akamenyetso ko guteranya ugashyiramo 25 ugakurikiza iyo mibare yose twavuze, cyangwa se reka bibateranyirize 07 plus 250 7 82 64 60 89. Imana ibomugisha. Reka na mushiki wacu abahe nimero ye. Murakoze abageze ku biganiro ari bwo bwa mbere muri kuri Mos TV no kuri Ntuma Ministry. WhatsApp yanjye ni 078 7 7 9 4 5 9 078 7 7 9 4 9. Kubari mu mahanga nyene kode nkuko muvuga guteranya rimwe, natwe no guteranyaho 25. Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane, reka tubashimire tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka turi kumwe. Ciao ciao.